Bisama reka nkwereke sibyo eh reka rinje uri oya buretse itonde ubushize yuko yuko ano hantu kwasanze mw'inzoka none igenda uri oya ubajemo inzoka igenda uri ikubye gukora Bisama hano hantu ahubwo se wa mukecuru wabuze ngazaza kuzirangura byagenze uriya ariko reka nkwereke nanje namenye ibanga kuziranguza ari mbisi baraduhenda imwe baduhera 20 ariko ihi 50 oya zanarahenze zarahenze ubwo rero urumva ese undi ariko ngubwiye umva Bisama none ejo bundi kubavuze ngo unuza umukecuru yaguhaye avance ya 6 niko umva rero arantandagiye amabyi hariya mvuna amatorero y'ibishyimbo yo ndakandagiye ndebye mbona ibishishwa by'ibishyimbo byafashe ku nkweto nuko nta mvura yaguhereye ubundi mvura ijyana umwanda ibindi bigasigara bishiritse n'ubwa kabiri hanyuma ushize nakandagiye mu mabyi y'umuntu warayisombe tugushe kongera nari impfuye ukunda ibigambo rero wajya bitera abantu umva rero tugeze hano muri iki gisagara hano tugomba kuhaba nk'abanyamugi sinzi igiswahili ntukizi ahubwo turiyarana naringara nayo biwe oyo biringara nayo bi sango maramute maramo byagenze kandi bisanzwe umubwira uzomubaze nge twaraho yarambwiye ati nkeneye voka nabwiye voka tuzazimanura kuwa kangahe kuwa kane saa 8 zageze uri rumanura igiti naye ngiye kuriruzanamo ibintu by'inzoka nyine amafaranga yaguhaye wasize do iri ricika kano kaze kare ngubwira uzi ko ayubushize ayambere jewe ayambere naho wajyanye kwa nuza kwa Ruwize uzabaze kwa Ruwize nje nagiye bantumiye namwe fantimwe muhamagare mubaze nako banga mbinote nako banga nzambe nangai haleluya sasa leo sasa jiwe mimi nasikia ataki ya hapa mimi nataka ku uzaje uvuga ibintu wasubiramo yego twakwitoragurira kano gahenda ariye netwaye ibyo ntabwo ari ukuyiba ubusa ntabwo kwitora se kwitoragura shana wafata oya kakihene yo bana izina ry'Imana n'umuntu yabatoraguye ntabwo gusa bavuga ko umuntu ayiba shize nitoraguriye imodoka nasanze paritse ahantu ndagenda ndayegera hanjye gushaka abakarani ngo bayiterure bayijyanire giko no muri kintu kiraje kirayifunga oya wikwirwamagana ntabunyizera kwiza sino ibaze erega gimenya ko turabavana no turavanye rero dukaje urungiye kuko ubundi kunya byakumarira yakubwiye ko amanga 6 yama amafaranga 500 inoti imwe ya 500 ni abantu batatu bafatanye niyo noti mperuka oya Bisama kangubwire nyamara kangubwire ibintu ujye umenya ko byubukora ujye umenya ko rwose niba mu Imana turabavandimwe uko ejo bundi njya kugurisha twatugori hano natoraguye ifaranga nago nzi ngo nizahe akira sirimwe uzagenda uvunjisha ushobora gusangamo harimo izo faranga nakubwiye sinzi ngo nizahe nanje nuko nazitoye gusa ikigaragara na amafaranga akira bibike nta kibazo urabona ko twizeranye narinzi ko nkizo birangiye ubwo rero ikintu kigiye kubaho rero hakuru ubona ngaragara nk'umusirimu hafi nawe hafi aho ngaho niwo ntawe bongewe rero ngiye kujya nkurisha muri iki gisagara mfite imitwe myinshi tonde genda gake none icyambere ndashaka kurara ntikuye umurokore cyane uri uwese njewe sasa mimi nitakuonesha njuga system ya njuga sibyo ina hari ahantu nzuru hari urusengero hafi ngire makujya ndajya mbabwira ko ikinyarwanda cyanjye ari igikuri ikigufi ikindi ku buryo gishobora kugenda kiyongera vuga ikintu kiri imbere mane kurya no kunywa bindi byose reka rero tugende sibyo urabona dukeneye amafaranga kandi nta munyamugi wicwa n'inzara sibyo wezekane wallahi mbaho noneho turagenda dushaka nk'agasantere gahari ahantu hanyuma tubanze dutereta abakobwa baho turebe uko bitwara nta kintu nta gishobora noneho mbase urabona dufite ibikapu byacu bwacyo ni icyizere tubwira abakobwa ko dutwayemo miliyoni nyinshi abakobwa bakunda amafaranga kurusha banki wabyumvise nimba ngubwiye nyine ko twinda kubikora rero Bisamaza uriya mukecuru uzi ko agira amahane
cyane yangwa yuko yaza yamara ko twabivugana akaduha amafaranga yaba kuduza amafaranga turi kumwe noneho iyi turi kumwe ubu nawe reka nkubwire inama iyo turi babiri araduhenda reka njyewe nje ngenda tubwiye ko dutwayemo miliyoni tuvuye kugurisha amashyamba ahantu urumva nk'aya ari amadosiye none tuvuge ko turi abaturage dukomoka ahantu sibwo mu bikomagwe hirya icyo tugahita oya kamwereka impamvu iyo umukobwa umubwiye ko uri idage ariko ufite amafaranga aguha icyubahiro reka tugende turabwirwa n'icyaga santere ka kandi hako we kamwereka umva reka tugende tugiye kubaza bari abahungu ako bari ntabwo bahaturanye rero reka tugende nitugere imbere tugahura n'abandi bantu tubayoboze sibyo hanyuma ubwo ndashaka kurara ndi ifi nyirishije inkoko let's go oya tunyura hase ntukakunde kugenda umanuka ariko nkubwira ngo utangiye kugira mu zabukuru ukangisha impaka ko suzabuka neze kuki ubucunga hamanuka wenda amavuta ye nyine kuki ubucunga hamanuka tugende sha mubwira mereza ifaranga zizane tuzigabane subonye ko ndi umwizerwa singuha amafaranga y'amanyamahanga bigoye gute wowe nyizera ariko sha inako nabonye abantu baho bakennye cyane Mwiriwe bagabo mwewe mukomere cyane ameze mute namaki reka tubakorere namaki Wassalamu alaikum namaki Yesu ashimwe barasubiza ngo nameza nkaba yani turi bisingo wigeze uhagera buriya bo nigeze kujya imbandaka ngiye gucuruzayo yamabuye ya turukwini Kasara Alphonse umuntu uzi ufite akabari karimo n'akabenzi ba Alphonse bagira amagambo menshi ntabwo nsana ba Alphonse mumeze mute se bandugu zangu ntabwo mwakwereka ahantu byibura kuna satre urumva twebwe ntabwo turi abanyarwanda ntabwo tuzi ikinyarwanda tukivuga nabi ikinyarwanda tukivuga nabi murashaka nini ahantu haba hari santere ikomeye hano igaragara nyine neza y'abantu b'abapatro abantu bamwira sasa kubalangira nukuzana faranga kugira ngo tubereke hatu murashaka wewe kivuge mu kinyarwanda mu kinyarwanda mnachumba muri kwa mnasema ibintu by'amateke n'amavuka hapa izi voka ni za nani umva izivoka ni zetu kwa Bosco ari akabenzi baraga karanga wallahi iraramini shaitani rajim Muislamu na masicho yangu sitake kusisha shaitani rajim quadrative kuna mbuzi ihene bagira ihene ile ya gutogose na mitwe ya ngombe ya ngombe banaitogosa banakata na bitunguru banabakoma sosi ya birunji iko na tumbo ya mzuri mtu atapita wapi mtu anapita wapi no mimi tubawerekeze uko na mwana orugudo mutambule na mimi natambula mbele yangu mafaranga ya kubalangira sasa tunabalangira wewe unasema magambo menshi cyane yuko sasa urahembwa naho tugiye sasa kila kitu ni pesa kila kitu kila kitu kama mtu anakuja akakwambia twereka ahantu tunatwala fasi yetu sasa mtu anakuja kukuyoboza unamwambia mafaranga na wewe unanijana mimi ndugu munapese faranga tubalekileze tubalangirie hapana unasema lugha yenye unajua wewe sema lugha yenye unajua sasa nani mwenye zile hene zile ya mbuzi angalia ile yenye ya mapumbu ile inanyo ya kabambe ile mta sekolome ndugu zangu na mimi nagenda macho na balangile kwa dativa munakamata mutwe wa ngombe mutwe wa mbuzi na nguruwe mutwe wa mbizi mutwe ana problème ya nzara mutwe wa nkoko huyu nazara afite
ari kubabwira ibintu biriyo kugira ngo mwende zangu anashika kabambe huyu na ndimi zangu nazizungumuzange hiyo ni njaa sijala ulikula siku gani na siku ulikula wariye kumusu yariye mu gitondo na mimi nakula unabwanwa kama bwa hene hizi ndefu huyu ni mandevu ni mandevu wanasema zilofote sampote mudazi kintu tugende mudu pesa tunabaolekeza binadamu mlisharabika kila mtu anakuambia tuonyeshe kwa kana tude kwa kana wewe pesa tu kila kitu mwe ni mwana tukubahanguje tubajyana no muri Amerika umara hano mutaramuzi ane baje abana tunagenda tunabeleke kwa dativa mutugurire ebyo kurya mubache mu maneno yenu. Okay, tutawapatia agende maso na bara tutawapatia 10,000 tukifika pale. Hakuna shida. Na mimi Stop. Ni mimi nahamenya. Sasa wewe isivoka turagaruka. Elfu 10 yote wewe. Mimi nahamenya wewe na hapa. Sasa mimi tuna milioni na mutekano wabo tuna 20 milioni. Tuendelee. Tugende tueleke. Mimi sitaki mtu naenda nyuma yangu. Kwenda mbele. Wewe kwenda mbele. Ese sha hano mwashiriwe tubimi wega sipa inaha barakenye ako bitesha naha barakenye rwose mwebwe mwashiriwe se tubatiza amafaranga murangura zashizemo hasigayemo turbo no dupeti dupeti imitsingi ako nje burya nje cyatwe ntabwo tunywa inzoga ntabwo tunywa ubwoko sana shazana sana yawo me turbo rwose yangwe inzoga ntabwo nk'u bwoko sirivuka bitese sha abaturage bana abanyarwanda dage turabarya ureba cyo sha gakingure sha ko se gasipa hano umuntu ashatse inzoga nako inkoko yayitumiza cyangwa ifi yokeje yayitumiza inkoko y'isekurume ikambwire mucoma hano inyuma arimo agatunganya hari ifi ariko ihene zo ntazari ari ifi simeze inyoga ibyoga nyanje ibyo bita inkube inkubirimo wari bwaryo inkuba yokeje narayiriye mweze ufite ubwanwa narayiriye ku gasoro kwizina ry'Imana inkube aragenda akayotsa none ikiza cyayo uyifata nk'ufata inoze ukajya ugenda none se mwijya muri byinshi cyagiye tuvuye kugurisha koro mbwire mucoma yikore cyangwa inkube nangahe inkube imwe ni 7,000 apo ese ko numva mbona sishaka kumubitangira ubuntu sha mwabiraguye ko numva mu bitangira ubuntu oya hano rega hano twebwe turi kwa mukunda abantu ukagira ebyiri shiraho inkube ebyiri ariko nje bayotsanye n'urusenda akunyu mbese kwa kundi bayisatagura bagashiramo utuntu tw'utu nje cya gitwe cyo gitwe mu gikuro ziriya nzoga za mbere nimba bawucura mumuzanire umutwe w'uyungu wunzanire ziriya nzoga za mbere ni musoje ntago murazishyura muyamenya agenda ako se sha wegende zana sha urabona cyo kuzana ko tureba urabona turi ingegera sha reka mbitunganya ariko mwivuga nabi none se ngewe kwishyuza ibyanjye niko nisoni urabona turi ingegera twe hasoni wowe reka mbabwire bazizane nabi akantu nta jigo nta buno nta nda ntaki karagenda ukajyaho karaza hasoni araturira akabona twicaye ngaza akabona turi bure akora nawe so kunywa ku izina ry'Imana wagira ngo urimo kuroha se ndi kunywa ese reba ka kandi kambira ukuntu wakamazemo sizo ubuntu ndi kunywa sindakwereka ububingwa tubakora ngeje ndi umunyamugisha taje mukana ntangire mvugira ingara none urumva hangire mvugira ingara none tunerwa kumvikana mu rurimi abura uko twishyuza noneho cyangwa igipolitike abura uko anyishyuza igipolitike noneho abura uko twishyuza najya gushaka umuntu wumva urwo rurimi igipolitike urakizi wowe kuvuga ngo kumanya ko bisobanura kuvuga kumanya ko bavuga ngo fuck you ese burya naye ndakamenya we buretse gatoya n'umwana bayuguru hello
Sister? Yewe. Sister? Hello? Inayigire. Hello? Singana ubwana. Inayigire. Inayigire. Twe mama nakarokore. Nakarokore. Nakubwiye ngo iki? Atake vuba. Kwereka sha. Atake vuba. Nitakuonyesha. Inayigire. Iya atake vuba. Ntanzo na izi seri inzoga ko yari amata. Usibye nje umva avugana n'uyu nguyu utarimo kwinywa ngewe nta kibazo. Hello, hagarara. Kandi nanjye nagakawa. Inayigire. Barabo njya mvugana n'abantu bari kunywa inzoga. Vugana n'uwo ngo we ntagayinywa. Sister, how are you? Njyewe ntabwo ndi munyarwanda, kinyarwanda cyanjye ni gikuri. Kigufi gikufi cyane cyane. Usewa? Uretse gatoya. Hello? Nakobanga mbino te. Nakobanga nzambe nangai. Haleluya. Bisusu birongo te. Na Katumbi na Kasai. Kasai na Mbandaka. Okay. Merci beaucoup pour tout. C'est bien. Serment, d'accord. Mukobwa. Mfite akabazo nshaka ko kubuira. Jewe ncuruza korta, ndi umucuruzi wa korta y'amabuye akorwamo imbunda, indege, na burende na grenade. Mvuye kugurisha imari, mfise miliyoni nyinshi. Inaha simpamenyereye. Ndagira ngo unshakire mukobwa wandaza nkamuha miliyoni ibihumbi 600. Umukobwa wandaza nkamuha ibihumbi 600. Umukobwa wakuraza wowe ukamuha ibihumbi 600. Bire byagusangire mashuka. Umva nkubwire. Byakusharinge. Utankura mu gakiza. Genda umukristo. Ndi umukristo, izo nzira ntango nzigenderamo sinamenya n'abazigenderamo kuko nyine nami je suis chrétien, je suis mon Kristo. Okay. Niba utavyumva nta kibazo bihumbi 600 ndashobora kubiguha nta kibazo, kubimuha nta kibazo. Oyagenda urebe abandi nyine ngereka reka. Okay. Imana se kubifite byose. Imana ifite kigikapu. Byinshi cyane ifite byinshi byo bijyanire nyine abamusanye nabonye uri no kunywa n'amayoga. Niba ari byo wanshakira inzoga ni mata milk drink. Nacyo. Okay. Niba ari byo wanshakira iyo service nago nayi. Okay, thank you very much. Nice to ganire to you. It's good for you. Okay. Thank you. Thank you. Muzei! Umva nkubwira gato. Birongote! Garuka nkubwire. Na bisusu na urandangira se uramubonye? Hajya wavuze ngo 600. 600. Hari. Yampe. Noguhe? Urayemera? Nubundi giye nasengeye kuvugiye natarije gusenga n'ubundi ntayo nigeze mbona. Ariko ndajyana na mugenzi wanje huriya nawe uramushakira muntu pare muzungu muze naye ndarebe. Marembe. Hari umuntu dusengana ndarebe. Wo musengana. Ariko nibanga. Mimi na secret. Nabaranzi. Dumburi. Nabaranzi ko ndumukozi w'Imana. Mwarabu. Tukende. Kikapo ya. Mafaranga.
tuko bakire turi batajiri. Batajiri tuko na mastire ya bana nzambe. Tukende. How are you finding fake you? Thank you very much because of you. Bose naho ubundi byari bihi baba shenzi baragiye n'ibikapa barabijyanye n'amavide noneho ubu ndabwira bose ngo iki koko ubushize baranyibye none n'ubu baranyibye ubu sifi narinkirishije zo ndabwira bose ko zari zandi mana yanjye noneho uyu munsi baranyirukana pe ntawagiyemo hano ubu se ndavuga ngo iki